kuvugurura umwimerere w'ubutaka biyobowe n'abahinzi. Mu myaka ya za 70 izuba ryaracanye muri Afurika kandi ubutaka burumagara. Ubutaka bwaragundutse hanyuma bituma habaho serwakira. Abahanga bahimbye ijambo rishya ryo gusobanura ibi babyita ubutayu. Imishinga y'iterambere yabirwanyije ikoresheje gahunda yo gutera ibiti, ikoresheje ibiti byo hanze nk'inturusu na pinusi. Pepiniyeri z'ibiti zabaye ibimenyetso by'uko bishoboka. Ingingo ishingirwaho ku bikorwa by'umushinga. Ariko gahunda nyinshi zo gutera ibiti zaranze. Amoko atariyo bayateza imbere n'amashyamba mu byaro ntiyakundwa. Nyamara hirya no hino hari uburyo gakondo abanyamahanga birengagije. Ibiti kimeza abahinzi babungabunze mu mirima yabo. Irindi jambo rishya ryarahimbwe maze ibiti ndumbura butaka rihinduka ubumenyi mu mpera y'imyaka ya za 70. Ubumenyi bw'abahinzi b'ibiti ndumbura butaka nka Hussein Kindo bwaragaragaye nabwo. Imirima ya Kindo muri Burkina Faso. Ihame rye ni ukuvanga ibiti ndumbura butaka harimo nka bahonia, baoba na acacia hamwe n'ibihingwa bye. Abahinzi bongereye imvura igwa kandi bafasha kongera ibiti ndumbura butaka mu mirima yabo yo mu kibaya cyo hagati muri Burkina Faso. Nuko ibiti byinshi bya Kindo biva mu mbuto atera, anakoresha uburyo gakondo bwo kubisazura. Kuvugurura umwimerere w'ubutaka biyobowe n'abahinzi ni ijambo rikwiriye kuri ibi. No mu gihugu cy'abaturanyi cya Niger habaye impinduka zigaragara muri iyi myaka ishize. Birebewe mu rwego rwo hejuru, itandukaniro mu mudugudu umwe wa Galma ntirisanzwe. Mu 1975 ibiti byari bike bidahagije. Nyuma y'imyaka 30 ibiti byariyongereye mu mirima. Ariko se kuvugurura umwimerere w'ubutaka biyobowe n'abahinzi ni iki? Gero Chaibu ayoboye umushinga utera inkunga abahinzi mu bushobozi bwabo. Arasobanura uko bikorwa. Nyine kuvugurura umwimerere w'ubutaka biyobowe n'abahinzi bisobanura guhitamo ibishibi buzazamuka mu murima. Noneho kikaba ikibazo cyo gutoranya ibifite imbaraga akaba ari byo ureka bigakura. Icyo ni icyambere cyo kuvugurura umwimerere w'ubutaka biyobowe n'abahinzi. Icya kabiri ni ugutoranya ubwoko bw'ibiti ushaka byaba nka acacia urugero. Noneho nyuma y'imyaka mike uba ufite ubucucike bw'ibiti buhagije mu kurinda ubutaka, imiyaga ikomeye hamwe n'isuri. Ibi kandi bitunganya imiterere y'ubutaka, uburumbuke bwabwo kandi muri byose bigufasha gukora ubuhinzi burambye mu mirima yawe. Ariko se ni ukubera iki kuvugurura umwimerere w'ubutaka biyobowe n'abahinzi byabaye igitangaza muri Niger? Impamvu nyamukuru ni uko ibiti byinshi byari byaratemwe babikuramo inkwi zo gucana mu gihe cy'amapfa yo mu myaka ya za 70. Ariko ntabwo byose byapfuye. Ibitsinsi by'ibiti byasigaye byagumanye imizi izatuma bishibuka imvura igarutse. Hari ishyamba munsi y'ubutaka ritegereje amahirwe yo kongera gushibuka. Abahinzi bize gukonda ibyo bishibu basiga gusa ibifite imbaraga biva ku biti baha agaciro cyane kurusha ibindi. Ibishibu byatoranyijwe bikura vuba bikavamo ibiti bigaburiwe n'urusobe rw'imizi ya kera. Kumenya gusiga umwanya ukwiye mu biti n'uburyo bwiza bwo kuvanga amoko yabyo bisaba ubumenyi buva mu bunararibonye. Kwitondera kwicira ibiti ni ubushobozi bwa ngombwa. Profeseri Adam Tudu wo muri kaminuza ya Niamey aratubwira uko ubwo bumenyi bwatejwe imbere n'uko imyumvire mishya yagiye yinjira icyarimwe. La RNA c'est pas un nouveau système. La RNA a toujours été kuvugurura umwimerere w'ubutaka biyobowe n'abahinzi si uburyo bushya. Byahoze bikorwa n'abahinzi bo muri Niger kandi uzabona hose mu mirima ibiti bibungabunzwe. Igishya
ni uko abahinzi bakoraga ibi n'ubu bumvise ko bashobora kubitunganya bongera ubucucike bw'ibiti mu mirima yabo. Ikindi bazi ni uko bagomba gutera ubwoko butandukanye. Nanone bazi neza ko ibyo biti birumbura ubutaka kurusha kuraza imirima bya kera byibagiranye. Restauration de la fertilité des sols qui se faisait avant avec les jachères qui ont disparu. Profeseri Tudu yemera ko ubu buryo burenze kuba gusa tekiniki. La RNA aussi, les arbres dans les champs, on l'a vu un temps. Ibiti mu mirima bifite uruhare mu mibereho rusange no mu bukungu. Naho igishya ni ukugambira no kwemeza uburyo bwo kuvugura umwimerere w'ubutaka biyobowe n'abahinzi. Consciente, raisonnée, on sait ce qu'on veut maintenant. Ubu nibwo buryo bushya kandi burambye bwo gufata neza ubutaka bufasha guhangana n'imihindagurikire y'ikirere.